murekure sasa rero twese fire twese fire twese fire ndagutegetse nona murekure nona murekure akira amaraso ya Yesu ndakubohoje mu izina rya Yesu komera Imana amashi Yesu aramubohoye daimoni kwambuye ubutwari bwose marembo yawe y'ikuzimu yose ndayafunze uyu mwana muzanye mu maraso ya Yesu haleluya buri nzira yose wanyuragamo utera uyu mwana ntizongera kuboneka ukundi ndamubohoje azakora ubukwe azubake yongera rye amaraso ye mwari mwaratwaye ndayagaruye komera Imana amashi Yesu aramubohoye haguruka hano mureke bihagurutsa Yesu yamubohoye mbega twahereza Yesu amashi menshi tera haleluya liya mama sete Yesu abohoye ubuzima bwawe nta mbaraga zizongera kugutera Imana irakubohoye thank you Lord thank you Lord thank you Father urakoze Yesu kumubohoye uyu mwana Imana izamukorera ubukwe uyu mwana imbaraga zamuteraga ntizizongera dukomere Imana amashi jya kwicara Yesu abohoye ubuzima bwawe aya masatala boshete rima masete shenego izina rya Yesu Kristo mbonye ushaka umugabo wa mbere biranga ushaka uwa kabiri biranga ushaka uwa gatatu biranga n'uwa kane byari byanze umaze gushaka abagabo bangana n'uwa kane n'uwa kangahe uwa kane urumva kuntu Satani atera kuva uyu munsi umugabo muri kumwe nawe yari yamaze kukwanga Imana irambwiye ngo gendera kubakiye ngo ngiye guhura mu izina ryande ya Yesu Imana irambwiye ngo izi ni imyuka ya karande yatuma gudashaka ko wakubaka sabohoye ubuzima bwa mu izina rya Yesu dukomere Imana amashi menshi cyane nta mwanya mfite wo kuvugana nawe daimoni toka nonaha mbazitije amaraso ya Yesu mu izina rya Yesu mbakuyeho uburetwa bwose bwa Satani haleluya mbahesheje ubuzima n'umuhanuzi w'Imana haleluya mwakire kubohoka kuva uyu munsi haleluya mwakire kubohoka kuva uyu munsi karande zose zari zibarimo Yesu azibakuyeho komera Imana amashi Imana irababohoye gatuzamura icyubahiro tumutunge ibiganza aya mafaranga utanze yo kugura intebe mu nzu y'Imana mbonye marayika yandika runo rupapuro urarureba soma hano handitswe ngo iki soma handitseho kanseri hano bimeze bite irahise ryo mu izina rya mwese mwabibonye hano bigize gute haleluya ufite kanseri ngiye kujya i Kanombe bayigusanzemo umumara ngo ugeze no mu mwijima no mu bihaha Uwiteka agize gutya tera haleluya tera haleluya haguruka utere haleluya ongera utere haleluya ongera utere haleluya ejo nibwo nagiye gufata ibisubizo barambwira ngo wamaze gukwira umubiri wose ubwo mu gitondo nagiye Kibagabaga gufata transferi barebye mu bihaha basanga naho hajemo ibibyimba ariko nshimye Imana mu gihugu cyo mu ijuru mbega twatera haleluya Imana ijya yumva amasengesho Imana igikuraho n'Imana nyama kwidindiye abana
bajyaga baza bakambwira ngo mama ngo ugiye gupfa ariko nshimye Imana kwibakurira. wowe reka nkubwire uze kugenda ndabizi ko kuwa kane uzaza hano uje guserebura intsinzi ya Yesu. Amen. Haleluya. Azaza hano aje guserebura intsinzi yande kuko ntawakoreye Imana ngo yikorere amaboko. nokuri Nubona ugwana n'intambara zikiriritse uzamenye ko ntaho uzagera. Umuntu wese uzagera kure ahura n'intambara zimurusha uburemere. Nubaho mu buzima abantu batakuvuga ngo bagusebye uzamenye ko ukiriritse. Umuntu wese uhagurutse agahaguruka mu gihe Imana imuhagurukije agira abanzi benshi. Mubwire ngo niba nta banzi ufite uracyakiriritse. Niba nta banzi ufite uracyakiriritse. Niba nta murozi urakuroga menya ngo nta butunzi uragira. Umuntu wese umaze kugira icyo ageraho ahura n'intambara. Imana yemera ko tunyura mu ntambara ishaka kutugeza kure hashoboka. Babyeyi muri hano amarira mwarize ingendo mwagiye mukaza gusenga hano ntabwo Imana yatuma mutaha gutyo. Yaba atari Imana n'uwagiye gupagasaba muhereza bibiri akabitahana kanswe waje mu nzu y'Imana. Ishure ry'Imana riragoye kugiga nyamara iyo urirangije aho udepoje hose ntubura akazi. Ishure ry'Imana riragoye kugiga nyamara iyo urirangije aho udepoje hose ntubura akazi. Iyo Imana igushize mu ishuri igushakira n'abarimu bagomba kukwigisha. Iyo Imana igushize mu kigeragezo cy'amagambo igushakira abagore bafite masters mu kubara inkuru. Hari umuntu kuvuga ukagira ngo yahereye garidienne yiga kuzaba itangazamakuru ku buzima bwawe, kandi nkwibutse ko nuhagarara mu kigeragezo babandi bagukomera amashi nibo bazagutera amabuye. Abakomera amashi Dawidi amaze kwica Goliyati nibo bamuteye amabuye Sawuli ari kumuhiga. Ndagira nkubwire ngo impamvu abantu benshi batinze mu ntambara ni ukuvugavuga. Duceceka Imana itugutabare bucece. Uhuye n'intambara uri kugenda ubwira inshuti zawe ngo birancanze. Reka mbabwire ikintu nizi, abarokore nibo ba mbere bavuga, nibo ba mbere bagushinyira ugeze mu kigeragezo. Reka kumve nako kaseba na kamwara, reka tukarebe katumurebe kuntu azabigenza. Uzi kuza kuganyira inshuti yawe uyibwira ibibazo byawe yagera hirya akaba ari ijya kukuvuga. Reba uwo muntu mu maso umubwire ngo inshuti nkize Yesu azigukureho. Uyu munsi Imana ikuzanira umuntu uza agaciro, Imana ikuzanira umuntu kumva, umuntu ugutega amatwi ntakumvira ubusa, umuntu ukubwira amagambo y'ihumure, umuntu akwima amafaranga ananirwe no kukubwira amagambo y'ihumure. Ni ryari Imana izagutabara? Ni igihe uzaba warihanganiye ku musozi yagusize. Ugomba kwihangana. Nubaho mu buzima utagira kwihangana ntaho uzagera. Marabyumva mwa bapapa mwe. Ugomba kwihanganira umugore washatse, ukihanganira umugore wawe. Imana ifite inzira nyinshi zirenga igihumbi. Ubu hari abantu baje gusenga hano atari uko bakunze Imana kubera ibigeragezo bibarenze. Imana ikakubwira ngo naragushatse ndakubura mfite aho nzaguhera. Imana ikagukubita ikigeragezo. Bene data muri hano muri gusenga, nimujya musenga mujye musaba Imana neza. Umugore umwe turi ku musozi wa Rubavu yaraje ndamusengera arambwira ati Prophet Rikarama ati ndakwinginze nsengera, mfite umugabo arananiye n'umwana, umugabo wanjye araramuka bariyirirwa mu bagore, umwana wanjye yabaye igisambo kandi uwo mugore yari umukozi w'Imana. Arambwira ati ndakwinginze mbabarira unsengere kuko batuma ntakorera Imana.
tereka ngo usengere pfukama. Agipfukama Imana irambwira ngo mubwire ngo ikigeragezo ufite mu rugo gituma utankorera. Saa 9 n'igice ukigera mu rugo urasanga nagikuyeho ugiye kunkorera utuje. Akomera Imana amashi agira ngo Imana iramutabaye. Ageze mu rugo saa 9 n'igice nk'uko Imana yabivuze, akavura karatonyanga, yari yasize yanitse amamera murayazi. Umugabo ajya kuyanura ari kumwe n'umwana, Imana yohereza inkuba bose irabakubita. Asanga ni imirambo ku mbuga n'abaturanyi bose bahari. Ahageze ati Imana nibiki unkoreye? Imana iramubwira ngo nkonkorera udafite ubwitwazo na rumwe imbere yanjye. Nusenga Imana ngo ihindure umugabo, jupfuka mubwira Imana ngo Mana nzi ko wamuhindura akava mu bagore ariko agakorera n'urugo. Kuko nubwira Imana ngo mukubita igihano azacika akaguru ntajye mu bagore no kuguhahira abinanirwe. Murebe mu maso umubwire ngo jya usaba Imana neza. Icya kabiri, mujye mwitondera imvugo y'Imana. Imana ivuga uko ishaka. Twari ku Gisenyi mu giterane muri 2017. Hari umusore yararangije amashuri, yarameze neza, ubona asobanutse, musore mwiza w'uburanga, ufite amashuri, uvuga icyongereza n'igifaransa bikungikanye. Imana irambwira hari ku cyumwe, Imana irambwira ngo kuwa gatatu mubwire ngo uzajya mu gihugu cy'Iburayi, kandi icyo gihugu cy'Iburayi uzagenda nta ndege nta na passport. Uzamara iminsi 3 mu nzira, uzagerayo ku munsi wa gatandatu. Umusore atireka nitegura, aragenda. Kuwa gatatu arampamagara ati profe, ati kwambwiye ngo nzajya Iburayi nta passport nta visa, nzanyura he? Ndamubwira nitegereze yabivuze. Arananirwa ngo ajya koga. Agiye koga ajya mu mazi, amanuka ahantu harehare apfiramo. Bamara iminsi 3 bamarine bamushaka, baraheba, bamubona ku munsi wa gatandatu nk'uko Imana yabivuze. Ubwire ngo jya witondera imvugo y'Imana. Mana wampoye iki? Mwene daturi hano. Imana ikunyuza mu kigeragezo ifite igishaka gukumira. Nubona Imana ikunyuze mu kigeragezo, jya umenya ko igukunda, hari ibintu bishaka kukwigisha. Ishuri ryose Imana ikwigishije iri kwigisha ifite igishaka.